Eugene Official. Yes, twongeye kubasuhuza cyane rero, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Tubahaye ikaze muri amakuru muri iki gitondo. Ni igitondo rero cyo ku munsi wo kuwa gatatu itariki, birumvikana ni itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Nshuti rero udukurikiye, twemerere rwose mbere yuko ujya mu kazi kawe ka buri munsi, tubanze tukugezeho amakuru agezweho, cyane ko ari amakuru agiye kugenda agaruka hano muri kano karere k'ibiyaga bigari cyane, ariko by'umwihariko tukibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yacu tugiye kukubwira ko ku munsi w'ejo AFC M23 bapasingishije abasirikare batari bake. Hanyuma rero muri iyi nkuru yacu cyangwa se muri amakuru yacu tukatugiye kugenda tukwereka amashusho n'amavideo ndetse we n'umubare w'abasirikare bamaze kuba bagenda bapasinga, ukaba ugiye kugenda ubageraho gatanu kuri ikagenzi kako. Hanyuma kandi muri iki kiganiro tugiye kukubwira ko uwahoze ari umugabo w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Christian Kiweshongesha. Uyu mugabo rero akaba yatitije rwose Gisekedi, amutera ubwoba bikomeye cyane igihugu rwose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagihahamuye ate? Uyu mugabo akaba yasabye ko vuba rwose byihutirwa bagomba kumufungura. Hanyuma rero impamvu nyamukuru avuze ko bagomba kumufungura, gasa naho rwose bashyiraho igitutu, turaza kugenda tuyibavira imuzi n'imuzingo. Ku munsi w'ejo habaye imirwano n'ubundi ikomeye cyane, ni imirwano ikomeye yabaye mu gace kari hano muri za Puezero. Ibi bitero byabaye ndetse twavuga ko ari bitero bikomeye cyane, nabyo tugiye kugenda rwose muri iki gitondo tuyibavira imuzi n'imuzingo. Muraza kumenya iby'iyi mirwano uko byari byifashe muri rusange. Hanyuma kandi andi makuru turaza kugenda tubagezaho muri iki gitondo, turaza kubabwira ko mu by'ukuri ikibuga cy'indege mpuzamahanga rwose cy'u Rwanda bwa mbere cyake indege iturutse muri Oman. Ese iyi ndege byagenze bite? Ese ubundi sosiyete ya hano muri Oman, indege zo muri Oman ntago zazanaga abagenzi hano i Kigali kuri kibuga cy'impuzamahanga rwose cy'indege? Rero nabyo turaza kugenda tubikuvira imuzi n'imuzingo, cyane ko muri aya makuru rwose turaza no kugenda tugaruka ibyatangajwe ku munsi w'ejo no ku ruhande rwa Kinshasa. Batangaje amagambo akomeye cyane nyuma rero yuko mu by'ukuri M23 ahise rwose bakurijeho bakababwira ko ibyo biganiro byabo rwose bise ngo ni iby'abanyagihugu, mu by'ukuri ntacyo bizageraho, nta nubwo rwose banateze kugenda babyitabira. Aya makuru no turaza kugenda tuyabavira imuzi n'imuzingo. Hanyuma kandi ikindi tutari buze kugenda turenza ingohe ni ukubageza uko bukeye byifashe, bwo ndavuga update haba hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero mutwemerere dutumikire abadutumye mu gihe namwe mugikora like kuri iyi nkuru. Ndagusaba rwose kugira ngo udukurikiye muri iki gitondo ute kuva kuri iki kiganiro cyangwa se ushigikire iki kiganiro. Kugishyigikira rero nta kundi no gukora like ndetse ukanagisharinga, ubundi amakuru yose akazajya kugeraho ku gihe. Hanyuma rero tunibutsa rwose mwe mwese mufite ibikorwa mwifuza kwamamaza ko mwatugana rwose mukatuyoboka rwose kuri bihumbi bidukurikira biri hejuru ya 200 rwose, kugira ngo tubamamarize ubundi ibikorwa byanyu rwose bigende bimenyekana. Mu by'ukuri bavuga ko ngo uwabuze umuranga yaheze mwanyina. Reka dutumikire rwose abadutumye, duhite tugaruka mu kanya n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo,
amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye. Na amakuru tugiye guhera he? Na amakuru tugiye guhera hano muri Kivu Amajyaruguru, aharo ntandi tugiye guhera ni za Cyanzu. Ku za Cyanzu rero ku munsi w'ejo rwose hakaba habayeho icyitwa icyo twavuga rwose ko habayeho icyo bita passing. Ni ingabo rero zo ku ruhande rwa AFC M23, abasore ba Jeunesse Rutari Makenga ku munsi w'ejo rwose bapasinze. Nyuma rero yuko rwose hari hashize iminsi n'ubundi tubabwira ko aba basore rwose cyangwa se hano za Cyanzu hari umuntu warumaze iminsi atubaza amakuru, atubaza ati se za Cyanzu kudaheruka kutubwira amakuru yaho. Nza kubabwira ko hari abasirikare basoje ikosi ari byo biri kuvugwa, ariko nta kindi, nta mirwano nta iri hariya, ari cyo kiri kugenda cyangwa se ayo makuru ari kugenda agaragara hano za Cyanzu. Ni muri za Rucuro rero aho nubundi uyu mutwe wa M23 ugenda ukoreshereza imyitozo. Amakuru yo kwizerwa ndetse yewe tunakesha umuvugizi wa AFC M23 ni Lawrence Kanyuka, akaba rero ku mugoroba rwose aribwo yashyize hanze amakuru y'aha hantu cyangwa se y'aba basore ba M23, agaragaza rero ko hapasinze cyangwa se basoje amahugurwa yo kwiga ibya gisirikare. Amahugurwa ya gisirikare bakaba basoje ari abasirikare bagera rero ku 9,318. Aba rero mu by'ukuri bakaba aribo bamaze kugenda hariya basoza imyitozo ikomeye cyane ya gisirikare. Hanyuma mu makuru cyangwa se ubwo basozaga aya mahugurwa cyangwa se iyi myitozo ya gisirikare, gusoza kwabo rero kukaba kwagizwe cyangwa se kwaranzwe n'ijambo rikomeye cyane. Ni ijambo rero ryatangajwe cyangwa se ni amagambo twavuga ko basorejwe n'umugaba mukuru w'uyu mutwe wa M23 birumvikana Jeunesse Rutari Makenga, wabibutsaga rero ko mu by'ukuri imyitozo bahawe hano hantu atari imyitozo yo kujya kuba rwose ipfa ubusa, mu gihe kingana n'amezi 6 bamaze igihe batozwa. Hanyuma rero General Rutari Makenga akaba yabasabye ko bagomba kuba intakemwa ndetse kandi bakaba intangarugero. Hanyuma kandi abibutsa ko inshingano z'umusirikare mu by'ukuri atari ugutesa, atari gukora ibikorwa by'urugomo, guhohotera abaturage. Abibutsa ko imyitozo ya gisirikare cyangwa se umusirikare wa nyawe ari umusirikare urwanira igihugu ndetse agakunda abaturage, muri make agakorera abaturage. Nanone kandi yababwiye ko mu by'ukuri ibihe barimo, ibihe bagiye kujyamo, byo bagiye kujyamo ari ibintu bitoroshye, bibasaba kuba bafite imbaraga ndetse n'umutima ukomeye. Bityo rero ababwira ko bagomba kwitegura ko rwose ibyo bamaze igihe biga bagomba kugira gute bagiye kuba babishyira mu bikorwa, cyane ko rero urugamba hano rusa naho rukugenda rugira rute, ruri kugenda rugaragaza ibimenyetso ko rushobora kuba rugiye gusubira irudubi cyangwa se rugiye gusubira kuba ari rubisi muri rusange. Hanyuma kandi uyu mugabo cyangwa se AFC M23 bamaze kuba bagira batya rwose barapasinga, yego nibyo, ariko nanone ntibikuyeho rwose ko ibintu bitoroshye n'aka na gato hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko nubwo bapasinze twabonye no ku ruhande rwa Kinshasa nabo rwose bashyira hanze abarwanyi babo, ndetse benshi bo dore ko bavuga rwose ko
birenga ibihumbi 17 by'abarwanyi rwose bamaze kuba nabo bapasinga cyangwa se basoza imyitozo ya gisirikare. Muri abo rero hakaba harimo imitwe ije itandukanye iri speciale mu kurwana, ndetse nayo rwose igomba kuza hano ku kibuga cy'imirwano guhita yigaragaza. Muri abo harimo babandi twita ngo ni Special Force Hibu, hakamo rero abitwa ngo ni Cobra Noir, ubwo ni inzoka Serpent Noir. Yes, ubwo ni babandi bita ngo ni Serpent Noir, ndetse n'abandi bagiye batandukanye infantry cyangwa se bamwe barwanira ku butaka, yewe n'abofisiye bamaze iminsi bakorera imyitozo hano. Mu by'ukuri nk'uko bagiye babigaragaza ko iyi myitozo yabo bayikoreye hano muri Israel, igendanye no kugenda bayobora ibitero cyangwa se bakomandinga urugamba. Ibi rero ni bikaba ari ibimenyetso biri kugaragaza ko mu by'ukuri urugamba rwo ruracyari rubisi. Ugeze nko ku ruhande rwa M23 biragaragaza ko rwose bambariye urugamba cyangwa se biteguye kuba bahangana n'umwanzi uwo ari wese. Reba nabo bari abasirikare bica hariya inyuma n'uruhumbirajana ni benshi cyane. Mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye naka na gato. Biragaragaza rwose ko hano rushobora kuza kubura gica, cyangwa se rwose bashobora kuza kuba batwereka mu by'ukuri cyangwa se zingabo zirinda umutekano mu buryo bugiye butandukanye hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero reka tuve kuri iyi nkuru, ubwo twavuga ko rwose ari inkuru nziza iramutse ishaho cyangwa se yaraye icyaracyara kuri rezo sosiyo yo gupasinga kwa abasirikare ba AFC M23. Reka ahubwo amakuru yacu munyemerere rwose tuyakomereze Kinshasa mbere yuko tugaruka kuri Puezero, hano mu gace ka Puezero ahantu habaye urugamba ku munsi w'ejo. Amakuru tugiye gukurikiza rero ni amakuru cyangwa se ni ibyatangajwe rwose n'umuburanyi n'umwavoka na metere rwose uri kunganira uyu nta wundi ni Christian Shongesha. Akaba rero Christian Shongesha ari umwe mu bahoze ari abasirikare ndetse b'abayobozi b'uyu mutwe wa bizi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se FARDC. Uyu mugabo rero wunganira Christian Shongesha akaba rero ku munsi w'ejo rwose yarasabye ubushinjacyaha mu by'ukuri kurekura umukiriya we. Rero mu by'ukuri kuko ngo uyu mukiriya abitse amabanga y'igihugu, mu by'ukuri atamwemerera kuba yakomeza kuba afungwa hariya muri gereza ya Ndoro. Hanyuma rero amakuru avuga ati wenda twihuse tukagenda tubisoma tubinyuzamo amaso. Aragira ati ni Christian Shongesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye rero urukiko rwa gisirikare kumufungura by'agateganyo kubera ko mu by'ukuri abitse amabanga akomeye y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare rero wabaye umuyobozi w'ingabo zishinzwe cyangwa se ingabo zishinzwe kurinda abayobozi bakuru n'umujyanama wa perezida, ubwo ndavuga His Excellency Tshisekedi Tshilombo. Hanyuma rero bakava ko ngo mu bijyanye na gisirikare iyi mirimo rwose rero yakoraga yatawe muri yombi rero ngo ku itariki 9 Nyakanga 2025. Ashinjwa rero uyu mugabo yafunzwe n'ubundi kiyowe Christian Shongesha yafunzwe ashinjwa ibyaha birimo kugambanira igihugu, ngo ibyashinjaga rero harimo kugambanira igihugu, gushishikariza abasirikare cyangwa se kugumura abasirikare, harimo rero no gushaka guhirika ubutegetsi, cyane ko bavuga ko rwose yasanganwe ngo ibikoresho by'intwaro ngo bigeze kumusangana imbunda. Christian Shongesha ngo yaratunze imbunda
mu buryo butemewe cyangwa se mu buryo budatazwi. Ibyo rero ngo bikaba bigaragaza ko yashakaga kugira ute guhirika ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se kuba yakora kudeta nk'uko byagiye bigaragara, nk'uko bagiye babishyira mu mashusho ndetse n'amavideo. Metre rero uyu mugabo cyangwa se ushinzwe umuburanira cyangwa se umwunganizi we akaba yitwa Metre rwose ni Metre Kanyanga. Akaba rero rwose yarasabye ko uyu mukiriya we cyangwa se Christian Cyeshongesha rwose ngo atakabaye kuba afunzwe, cyane ko abitse amabanga y'igihugu rwose atamwemerera kuba yatoroka igihugu cyangwa se ngo abe yacika. Bityo rero akavuga ati umukiriya wanjye, umukandida wanjye mumurekure, mu by'ukuri akurikiranwe ari hanze, aburane akiri hanze cyangwa se ariho yibereye. Ibi rero ku ruhande rwa Kinshasa ntibabikozwa rwose, aravuga bati tugomba kumukurikirana ari mo indani mu rwego rwo kugira gute, mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri ibintu byose habeho kubahirizwa kwa hato na hato, cyangwa se kw'icyo itegeko risaba, icyo itegeko rivuga muri make muri rusange. Ngayo rero nguko ni ku bijyanye na Christian Cyeshongesha. Rero niho bigenda bivuga ko rwose uyu mugabo yaba rwose ku munsi w'ejo yarasabiwe kuba yafungurwa. Reka rero tugaruke kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba, tubagezeho amakuru agendanye n'imirwano aramutse avugwa muri iki gitondo. Amakuru yo ku mirongo y'urugamba aramutse avugwa ni amakuru agaragaza rwose ko ejo hano muri za Puezero mu gace bita ngo ni Kanguri, agace kitwa ngo ni Kanguri, ejo biravuga ko ngo habaye ibitero bikomeye cyane cyane ndetse rero ibitero bikaba by'amakuru yagiye ashyirwa hanze cyane, by'umwihariko n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. nibo rero bagiye bagaragaza rwose ko ejo habaye imirwano kabumbura cyangwa se imirwano karahabutaka ikomeye cyane. Ibi bitero ngo bikaba ari ibitero n'ubundi byagabwe, ngira ngo murabizi ko tumaze iminsi tuvuga ko izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ziri kugenda ziyorganiza kugira ngo barebe ko bagaruza kano gace ka Puezero, nk'uko n'ubundi hejuru twagiye tubigarukaho, cyane ko ku munsi w'ejo twari twanabwiye tuti M23 nabo baba batangiye urugendo rwo kugira gute, urugendo rwo kuba mu by'ukuri bakwisubiza Baraka. Mu gihe bari biteguraga rwose kuba ati tugiye kujya Baraka, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ejo cyabagabyo igitero karundura, igitero karahabutaka. Icyo kikaba cyari igitero rwose cyari kigamije kuba kigenda gifata rwose cyangwa se kigaruza bino bice ngo M23 yabambuye izi ngabo za FARDC ngo zikaba zarwa mu gace bita ngo ni nari maze kukababwira kangasome kugira ngo ntaza kugenda ndugushanya. Na gace kari hano muri Puezero bita ngo ni Kanguri. Aka gace ro kakaba kaberemo ibitero bikomeye cyane, avuga ko rwose ari mu birometero bike na za Puezero. Ariko nyine nk'uko amakuru abivuga, izi ngabo bikaba byarangiye rwose zihawe cyangwa se zeretswe isomo ry'intambara, birangira rwose zitsinzwe cyangwa se zirukanse, n'ubundi zibasha gusubizwa inyuma n'uyu mujinya w'intare za Sarambwe ndetse zifatanyije n'amadubu. Amakuru rero akavuga ko muri iki gitondo rwose n'ubundi rwose ngo rwahinanye, babyutse n'ubundi barwana, nk'uko abantu bamutegereje kumenya update za hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose mugomba kubimenya. Nuko haramutse imirwano, haramutse ibitero karahabutaka, haramutse n'ubundi rero ibitero karahabutaka hano muri bino bice bya za Fizi.
amakuru aratubwira ko hano za Fizi haramutse ibitero cyangwa se imirwano cyane, ariko iyi mirwano n'ubundi ikaba ari imirwano iri ku n'ibitero n'ubundi byatangijwe ku ruhande rwa Kinshasa rugamije rero ngo kuba rwose rwakwigarurira Puezero. Kano gace baragashaka cyane kuko n'abaravuga ko rwose niba kontrole iyi Puezero birabaharira rwose gukomeza kugenzura biriya bice byinshi, ndetse n'inzira zimwe na zimwe ngo zisa naho nazo ziri bloke, zitangire zigire zitangire zikore. Hanyuma rero reka amakuru yacu tuyagaruke twongere tugaruke ku byatangajwe na His Excellency Paul Kagame. Paul Kagame, His Excellency Paul Kagame ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yagaragaje ko ngo hari abavuze cyangwa se hari ikinyoma, hari abamaze igihe rwose bari kwitondera iki kintu tugiye kugarukaho, bamaze igihe kitari gito bari guhimba ikinyoma. Iki kinyoma rero ngo bahimbye ngo kikaba cyari ikinyoma giteranya u Rwanda ndetse n'umugabo bita ngo ni Donald Trump, muri make na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya akaba ari amakuru mu by'ukuri uyu mugabo cyangwa se His Excellency Paul Kagame yamaze kugenda asobanura ko hari abamaze igihe kitari gito bari gucura ikinyoma mu by'ukuri cyari kigamije gusopanya u Rwanda ndetse na Donald Trump. Ibi rero reka wenda iyi nkuru tuyinjiremo nayo mu buryo burambuye. Perezida Paul Kagame yavuze ko ngo hari inkuru yacuzwe mu buryo bwitondewe igamije mu by'ukuri ngo kugonganisha ubuyobozi bwa Repubulika bwa Perezida Donald Trump. Urumva inkuru ngo yitondewe iracurwa rwose, ngo barayicura bufuni na buhoro, barayicura iyi nkuru. Iyi yari igamije kugonganisha Donald Trump ndetse n'u Rwanda. Iyi nkuru ishingiye ku birego by'uko ngo rwarenze ngo u Rwanda ngo rwarenze ku byo rwiyemeje mu masezerano ya Washington nyuma y'ifatwa rero ry'umujyi wa Uvira. Agakomeza His Excellency Paul Kagame avuga ko ngo nyuma y'ifatwa ngo mbere y'uko nyine uyu mujyi ngo kansome kugira ngo tutaza kuvuga ibitari byo cyangwa se tukaba twagira n'ibyo twongeraho bitari byo, akavuga ati ngo nyuma y'ifatwa ry'umujyi nyine rya Uvira ngo ASF ngo yavuze ko u Rwanda rwari rwamenyesheje Amerika amakuru y'ubutasi mbere y'isinywa ry'amasezerano. Muri make ngo u Rwanda rwari rwabaje ngo nyuma y'uko ngo uyu mujyi wa Uvira ufatwa, ngo u Rwanda rwari rwamaze guha Amerika amakuru y'ubutasi mu by'ukuri mbere y'uko nyine aya masezerano, imbere y'isinwa ry'aya masezerano u Rwanda rwari rwamaze kubaha amakuru y'ubutasi, kandi ko ibyabaye bitatunguranye. Ifatwa ry'umujyi wa Goma buriya ngo u Rwanda rwari rwamaze kugira gute gutanga amakuru y'ubutasi, rwo rwamaze kubimenya nyine mu butasi bw'u Rwanda rwamaze kubimenya, rurangije rugira rute ayo makuru ruyaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo mu by'ukuri u Rwanda rwari rwababuriye rurababwira ruti M23 igiye kugira ute, igiye kuba yafata umujyi wa Uvira. Urumva rwari rwagize gute, rwababuriye. Hanyuma no mu kubaburira kuko rwo rwakoze amakuru cyangwa se rwari rwamaze kumenya mu rwinjiye makuru y'ubutasi, rugira rute u Rwanda ruba rurabibamenyesheje. Ngo iyi nkuru igaragaza ko guverinoma ya RDC, bimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga, imiryango mpuzamahanga ndetse yewe n'abasesenguzi bamwe bagize uruhare mu gukwirakwiza iyo nkuru, ya nkuru nyine yacuzwe igamije kugonganisha Repubulika ya Demokarasi Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bwa Trump. Ngo iyo nkuru yakwirakwijwe na RDC, ibinyamakuru bimwe na bimwe, ndetse we mu by'ukuri ngo inakwirakwizwa n'abasesenguzi bamwe na bamwe, yewe ndetse n'izi propagande doke n'aba bo kwa cyangwa se twavuga ngo ni
abagize ubutegetsi bwa Kinshasa bose nawe bagiye batamika amafaranga bose bakaba baragiye bakwirakwiza iyi nkuru yari yacuzwe mu by'ukuri igamije kugonganisha Donald Trump ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. His Excellency Paul Kagame rero hepfo arakomeza avuga ko iri gonganisha cyangwa se ibi byose byacuzwe umugambi nta wundi wari wo kugira nyine ngo amasezerano cyangwa se ngo ibi bikaba byaragiye bituma n'ubundi ngo habaho kubangamira amasezerano ndetse kandi ngo n'ubu bikaba bikomeje kugera biyabangamira cyane ko Donald Trump rwose ubona ko kuva icyo kinyoma cyangwa se iyo nkuru yacuzwe yamugeraho ubona ko His Excellency rwose Donald Trump yatangiye kugenda afata cyangwa se babigendamo gake bagaragaza kugenda bafata ibihano bya hato na hato mu by'ukuri kuri abarwanyi cyangwa se ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku barwanyi ba M23. Murabyibuka ko amasezerano His Excellency Paul Kagame avuga harimo amasezerano yasinye Washington na Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ku ruhande rw'u Rwanda rwasabaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusenya umutwe wa FDLR cyane ndetse icyo gikorwa kikaba cyarabananiye, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igasaba ko havaho ingamba z'ubwirinzi ku z'u Rwanda rwakora izo ngamba z'ubwirinzi nk'uko byagiye bigaragara. So kugeza ubu rero ahubwo twunyuma y'icyo gihe kugira ngo mwumve ko uyu mubano wasenyutse, hagiye ahubwo Kinshasa nyuma yo gucura uwo mugambi cyangwa se nanjye nemvuze nari ntangiye kumenshoninga bacuze umugambi kandi bitigeze bigaragara, gusa bo ngo babafashije gukwirakwiza uwo mugambi. Kinshasa yise itangira kugenda igaragaza rwose ko iri nyuma ya FDLR, aho twagiye tubona babaha intwaro. Ikindi twagiye tubona rwose hanyuma n'u Rwanda narwo rukagaragaza ko rudashobora rwose kuba kubera ko Kinshasa yagaragaje ko iri imbere cyane mu gufasha mu by'ukuri uyu mutwe wa FDLR cyane ko rwose banakibifashisha mu ntambara. Byatumye rero u Rwanda narwo ruvarute rwose ingamba z'ubwirinzi ahubwo kugira ngo tuzikureho, turaza kugira gute, turaza kuzikaza, turaza kuzikomeza rwose byo ku rwego rwo hejuru. Kandi birumvikana ntabwo icyatumye rwose bashyiraho ubu bwirinzi cyaba kitarakemuka, u Rwanda ngo rwihutire gufata iya mbere gukuraho izo ngamba z'ubwirinzi. Ayo rero ni amakuru rwose yagiye agaragara cyane ko rwose mwagiye mubibona ko ingamba z'ubwirinzi zo zakomeje kugenda ahubwo zikazwa, bimwe bitabaho cyangwa se bimwe byo ku rwego rwo hejuru. Reka tugaruke ku yandi makuru, turebe n'andi makuru rwose aramutse avugwa muri iki gitondo, cyane nyine n'ubundi tugenda tugaruka hano ku kibuga cy'imirwano kuri field. Birumvikana muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bukeye bute rero sasa mu bice bya za Masisi, mu bice bya za Uvira, ubwo ndavuga muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero atugeraho aratubwira ko hano muri Kivu y'Amajyaruguru igikomeje kuvugwa nanone hano muri Kivu y'Amajyaruguru rwose haravugwa n'ubundi ingabo za ku ruhande rwa Kinshasa zikomeje kugenda ziyorganiza, zikarongo ziri kuza hano muri za Warikare. Aha rero ngo niho bari gutegura ibitero, aho bari gutegura urugamba kuri M23. Tugiye gusoza mu mwihangane rwose manze mbigaruko, ubona ko hari abasirikare ngo bamaze kugera hano muri za Warikare hitwa kuri teritwari, ndetse hakanagira n'abacancuro, ubona ko bagiye ngo gutangiza ibitero hano mu bice bitandukanye, ndetse harimo n'ibice bya za Masisi. Reka duhinira ahangaha kugira ngo tworoganize neza amakuru. Ndabona ari kongera ari menshi, mbashe no kugana n'izi mboni kugira ngo mu masaha akurikira update zacu rwose zize kubageraho ndetse zinabagerereho ku gihe zimeze neza cyane.
hanyuma reka tubanze dushimire cyane abantu mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere rwose ukagera ku munota wa nyuma. Amakuru yo rwose nakagaruka, mukomeze rwose kugenda muryoherwa na gahunda za Eugene Official. Ubwo rero Nyagasani akomeze abarinde kandi abane namwe. Ni umuhungu wanyu ro Fighter, turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao. Eugene Official.